mbe irorete ibyo wabyibajije ute kubabaza abo mwahabanye shenge utujijije iki kuki ntabuze impundu uko mbonye uw'Imana yangeneye. Aha turi kuri F1 TV ngende DJ Pro. Hano rero twaba dufite abatumirwa bacu. Hano dufite umutumirwa w'umukobwa, ntago twa tumumenyereye kuri F1 TV, ariko tukaba dufite n'undi mutumirwa nawe twari tumuherutse hashize iminsi, bamwita Biroli Acoustique. Turamuzi cyane, tumaje kumumenyera, ariko none hano twazanye agashya. Na agashya ko ntago twa tumenyereye umukobwa ufite impano. Aha tugitangira rero arabanza atwibwire, tumenye n'icyo dufitiye abakunzi ba F1 TV. Ndi tetero ry'imitaro, umwari wa mudatinya namye mva mu tarinere kiwere ndatuza nirera DEBORA. Nirera DEBORA. Aha abari inyuma twababarije, cameraman witonde cyane, twababarije izina, bamwita DEBORA. Aha DEBORA, ndakeka ufite impano, noneho udufitiye byinshi mu mpano yawe. Yego rwose. Ufite impano cyane. Impano ki? Ndi umukobwa w'umuco nk'uko nabivuze, ubwo nyine ni tradition, gakondo. Aha ngira ngo n'ijwi rye rirabibumvisha kandi ranabibereka, aririmba gakondo, indirimbo za gakondo ziciyeho iminsi. Nituvuga gakondo ntimwumve ngo ni ibintu byarangiye cyangwa se byashaje, ahubwo ni ibitugarura mu muco wacu wa Kinyarwanda. DEBORA ni muntu ki? DEBORA ni umunyeshuri, ni umukobwa w'umunyeshuri, ubu ngubu uri kwitegura gukora S6. Umukobwa ukunda Imana, ugakunda n'umuco, nyine yanga nyine guta umuco mbese muri make. DEBORA, abatatumenyereye rero ko dukunda kujya ahantu hirya no hino hagiye hatandukanye, DEBORA akaba atuye mu kahe karere? Ntuye mu karere ka Rwamagana. DEBORA akaba atuye mu karere ka Rwamagana, ariko akaba ari n'umunyempano, akaba aririmba indirimbo za gakondo n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye, kugira ngo ijwi rye mwaryumvishe neza cyane. DEBORA, tutari twinjira mu muziki, watangira twakira neza kugira ngo twumve koko DEBORA ni umunyempano, DEBORA ni umuntu ufite ijwi rigoroye koko, riremereye, ijwi ryiza cyane. DEBORA agiye gutangira atwibwira neza mu njyana ya gihanzi. Umucuranzi we turaza kumugeraho, ni hatari, noneho nawe yaje yakoze kumurya neza. Twagiye DEBORA. Bwiza bw'Imana se wiriwe, nsanze umubyeyi wamaye byinshi, mama wambyaye nzakwitura iki, ko wanyikundiye nkiri muto, cinkoni zamba mubyeyi we, ko wamenyereje impuhwe nyinshi, mama wambyaye nzakwitura iki, uri umubyeyi ukwiye impundu. Alright. Shange neme. DEBORA, ndakeka n'abari hari inyuma kuri chat screen nabo barabibona, barabona ko ari umukobwa ushima Imana, umukobwa ufite ijwi riremereye. Ndakeka mu ruhando rwa muzika nawe winjiyemo uri mushya.
aha iburyo bwe rero tukaba dufite umuntu ucuranze turamenyere cyane bamwita Birori Acoustique. Birori Acoustique uyu mukobwa wamuvanye hera? Ni umukobwa nkunda cyane. Turakorana mu itsinda ke live voice. Ariza abageni ubu nanjye narize. Nawe yariza arabizi. Ubona ko narize. Twese twarize cyane. Ariko ndakeka ubutaha azaturiza akanaduhoza cyane. Mu kanya ahubwo. Birori ni iki mufite abanyarwanda mu mwaka wa 2022? Cyane abanyarwanda tufite kubakorera ibirori nk'izina ryanjye. Kabisa. Tukabariza tukabaha ibyishimo tukabaha umwaka mushya tugatangira umwaka turi soba. Aha Birori agomba gutangira umwaka ari soba. Alright, turabwira rero ngo mukore subscribe kuri F1 TV, mutambike hirya mukore kunzogera kugira ngo dukomeze tubazane byinshi bigiye bitandukanye. Aha hano dufite Kela Voice, ni groupe ni itsinda rikomeye cyane hano mu karere ka Rwamagana ndetse no mu zindi ntara. Akaba hano bagiye kudukorera mu mirya, turaza kugenda tubabona bigiye bitandukanye, muraza kwishimira izi mpano kandi murishimira impano y'uno mukobwa mushya tubazaniye mu ruhando rwa muzika. Ese Birori Acoustique ubu murimo murabarizwa ahagana he? Murakoze, turi kubarizwa muri hoteli yitwa Epic Nyagatare. Niyo dufitemo ubukontara. Ahandi ni Rwamagana delivery ariko kubera ibintu bimeze nabi ntabwo biratungana neza. Covid. Aha, COVID-19. Alright, uno mukobwa rero mugiye gusiga nimero, ese umuntu abakeneye yabakura hehe? Imbuga mukoresha zigiye zitandukanye ndetse na nimero umuntu abakeneye, kuko ndakeka mukora byinshi bigiye bitandukanye, muririmba mu birori bigiye bitandukanye ndetse mugakora byinshi bigiye bitandukanye. Umuntu abakeneye rero yabakura ahagana he? Tureba kuri YouTube channel ke live voice nk'ibisanzwe, F1 TV nk'ibisanzwe. Twanabana contact ya 078 972 255 mushiki wacu. Icyambere nyine ni nimero 078 52 9 IG ni nirebe DEBORA. Izo nimero ziri no kuri WhatsApp. Mfite na YouTube channel ku ruhande rwanjye, nayo nyine wanyarukirayo ni nirebe DEBORA, tugakomeza kubana. Nirebe DEBORA. Aha, kugira dutangire rero tubinjira muri show ya OG. Reka tubabwire ngo mukore subscribe, mutambike hirya mukore kunzogera kugira dukomeze tubane na Birori Acoustique ndetse na DEBORA bakubiye mu itsinda rya Kela Voice. Alright, reka twinjire mu muziki mudutaramira nk'abataramu, ndabizi haraza gushya. Alright. Audio Jungle. Abarirandimo yihanagure mwicecekere, abarirandimo yihanagure mwicecekere, murusheho kumusabira shenge azarwubatse neza, murusheho kumusabira shenge azarwubatse neza. Umutima wawe umuye wose ukungana, umenye kwa gukunda, umurinde kubabara.
yo yo ukunda utagukunda uzi neza ko bibabaza kandi umenye neza yuko nawe byo gushikira ukunda yo yo muntu ukunda wese ngira icyo ndakwibariza hari icyo wabonye icyo kurutira urukundo ukunda yo yo nabuze impundu uko mbonye uw'Imana yangereye kuki nabuze impundu kandi ariwe mahoro yanjye mfite intego ikomeye yo kwamamaza urukundo nzajya hose nduririmba kuko ari byo mbona bikwiriye kuki nabuze impundu mbonye uw'Imana yangereye kuki nabuze impundu kandi ariwe mahoro yanjye singisi yaturemye kuko ari imenye ibisambaho nzahagarara nyikorere nifatanye n'aboroheje kuki ntabuze impundu mbonye uw'Imana yangereye kuki ntabuze impundu kandi ariwe mahoro yanjye n'uw'Imana yangereye tuzakunda ibiremwa byose tuzirinde icyabangabira imbaga rurema yihariye kuki ntabuze impundu mbonye uw'Imana yangereye kuki ntabuze impundu
kandari mahoro yanjye urukundo rwuzuye umutima we mu mararungu nkumbuye utese utarutwa we mu mararungu yamaye umukono mu imungu twari dutaramiye murinde ko umurambo uteye neza umurezo ubaruta bose we mu maragahinda uwamasa ireba nituze mu mararungu ikirezi cy'Imana nkumbuye nyenyerira isira kw'ijuru nsanze urumuma iragahinda nsanze urumuma iragahinda ihorere nshuti unyumve ngwinaba we tuguhoze ushira iyo nimbi kuri ku mutima waramukunze by'ukuri yabanagurwa werukera umubera umugenzi w'umugenzi w'ukuri shiriyo niba mama chowiwo kurashenge wisangira wawe wakubose shiriyo niba mama chowiwo kurashenge wisangira wawe wakubose igihe mukirababaza ibagiwe uza guhoza uza kumarira unguza wose nawe nuruha akuruhure nuseka agira amahoro uza urite kufite ku mutima shiriyo nipa mama chowiwo kurashenge wisangira wawe wakuhose shiriyo nipa mama chowiwo kurashenge wisangira wawe wakuhose naraendose inzozi nziza narayendabutswe umwana w'umwuga agasusuruko ikarasesekaye ngiye gusura umwana w'umwuga ubuto
butoshe ubuzira intege urabonera izo kumiteke ndamukumbuye aye umwana nkunda yashize iminsi itutabonana buto butoshe ubuzira intege ngiye gusura ururabo rwera agasusuruko ikarasesekaye ngiye gusura ururabo rwera amata y'ababyeyi urayasize wemeye gukamisha dore uduhaye umwaka nyamibwa we w'amata hagena irungu wakuze uteteshwa n'abakubyaye ukundwa n'idahemuka basaza bawe urabe hose nyamibwa tuzahora tugusura urabe nyamibwa ikeye we uwo mwiza uduteye irungu nyirabayazana ninde ugukuye mu ngano urabe nyamibwa ikeye we uwo mwiza uduteye irungu nyirabayazana ninde ugukuye mu ngano rutsita rumwirahira umuririmbite kanone uramusize udutesha amata uratuziza iki wibabasa umuryango akavuyo kabiyarwe uragasize garungano nkakundaga urarusize igendere se nyamibwa tuzahora tugusura urabe nyamibwa ikeye we uwo mwiza uduteye irungu nyirabayazana ninde ugukuye mu rungano urabe nyamibwa ikeye we uwo mwiza uduteye irungu urabayazana ninde ugukuye mu rungano marayika araje wisangira uwagukunze mwibanira ubudatana dore Imana irabitegetse marayika araje wisangira uwagukunze mwibanira ubudatana dore Imana irabitegetse yasanze ibirezi bitaramye ashima wowe ku mukondo nawe niwe mubenzi utemba umusangano nukuye mu nka marayika anje wisangira uwagukunze mwibanira ubudatana dore Imana irabitegetse wamutonze iyo ndoro nziza ibyivugo biba byinshi ntiwatinze gukoma amashyi utimba ndaguwabyaye ngacyura ajuyubu marayika anje wisangira uwagukunze mwibanira ubudatana dore Imana irabitegetse
marayikanje wisangira uwagukunze mwibanira umudatana dore Imana irabitegetse sinshaka kuba njyewe nifuza kuba nkamimindura uwo wampamagariye sinshaka gukora ibyo njye nifuza nkaminkoresha icyo wampamagariye gukora umukoro utari uwanjye nabyo ntugutsirwa oya nkoresha icyo wampamagariye dore nje imbere yawe unkoreshe ushaka icyo wakambiriyeho mbere ntarabaho dore nje imbere yawe unkoreshe icyo wakambiriyeho mbere ntarabaho dore nje imbere yawe